haleluya. Nzanye ijambo rifite umutwe kuvuga ngo nubwo hari ibikugose, intambara zikaba ari nyinshi zikugose, ariko ntizagota icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Nubwo wabonye hari ibintu byinshi byakugose bikakubuza guhumeka, bikakubuza ibyishimo, ariko ntibyagota umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, kuko wahuye n'ibintu birakugota bikubuza ubwinyagamburiro, ariko icyo Imana yavuze kiruta ibyakugose. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ni ibice 6:15. Ariko mbere yuko turivuga, reka tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka wabanye natwe, uraturinda, izina rya nirimbazwe. Tugezanye ijambo kuri Shaka Imana TV, reka rigira umumaro ku bazaryumva mu izina rya Yesu, amen. Hari ijambo rifite amagambo avuga ngo maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, tugire duti. 16 aravuga ngo aramusubiza ati, witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. 17 nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze humura amaso arebe. Nuko Uwiteka humura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa, amen. Ijambo nzanye kuri Shaka Imana TV narihaye umutwe uvuga ngo nubwo hari ibintu byinshi bikugose, wareba iburyo n'ibumoso ukabona ari imisozi, ariko ntibyagota icyo Imana yavuze. Izi ni inkuru za Elisa na Gihazi ni Samariya n'Abasiriya. Hari umuntu w'Imana wari ufite amavuta bita Elisa. Umunsi umwe umwami yapanga ngo kubatera ibunaka kugira ngo bagirire umwami w'Isamariya w'Isiriya ashaka kubatera, ashaka gutera Isamariya cyangwa mu Isiraheli, ngo bajya kubikora kare bagasanga umuntu w'Imana bita Elisa yabibonye kare, agahita ajya kubwira umwami ati, uramenye ibunaka ntuwace kuko mwatewe cyangwa ari bubahatere babahategeye. Imana ishimwe nkiraho. Dushimiye Imana ijya imenya imigambi y'incakura ikayitubwira mbere yuko itubaho. Dushimiye Imana ijya imenya abanzi ibyo iduhiga ikabitegura mbere yuko bitugeraho. Dushimiye Imana ijya imenya ko shitani agambire kuduhemukira igategura iyo migambi ya shitani. Dushimiye Imana yavuze mbere yuko abantu batuvugaho. Niyo mpamvu ijambo narisomye ramwe ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Niko Yeremiya, ijambo riri muri Yeremiya rivuga. Bivuze iki? Nubwo hari ibintu bikugarije, ntacyo byabasha kugutwara kuko Imana yakumenye kera. Imana yakumenye kera, Imana yamenye kera. Ntutinyishwe ubwoba n'ibyo ubona, ntutinyishwe ubwoba n'imisozi ubona, yatuvuzeho mbere yuko isi tuvugaho. Ngo nuko rero ngo umwami ateranya ibyegera bye, arabibaza ati, ariko mwumbwiza ukuri, ninde ujya utuvamo ko dupanga imigambi yo guhemukira ubwoko bw'Isamariya tugasanga babimenye? Muri twe ni iyihe maneko? Hakaba hari umuntu wumvisha amakuru, buriya yukorera Imana ubu kirangirire, uba rurangiranwa. Nuvuga ngo hari umuntu wumvisha amakuru aragati, reka mwami, reka. Nubwo ubona bimeze bityo, nta muntu tuvamo, nta maneko iturimo, ahubwo hari umuntu ufite igitoroshi. Imana ishimwe cy'umwuka wera bita Elisa. Uwo mugabo yo dupanze gusa, yo ugambiriye gusa, Imana imusanga hakiri kare akamenya iri mu mitima. Mbese aba mu mutima w'Imana mu magambo make, akorana n'Imana ku manywa na nijoro, ngo niwe ugenda akabwira umwami w'Isamariya cyangwa w'Isirayeli ibyo twenda kubakorera. Umwami ahita azawirangwa n'uburakari, aravuga ati, okay, muhite mugenda mujye ubundi aherereye. Baravuga ati, uyu mwanya tuvugana Elisa ari Dotani hamwe n'umugaragu we Gihazi. Aravuga ati, aka kanya mujye kumureba. Ariryo jambo twasomye. Nuko ngo bahita bikora, bazinduka bagenda batarabyuka mu gitondo cya turi. Ngo bahageze, ngo nkuko umuntu yashaka kujya kuri Petit Bezuwe, Elisa Gihazi asohotse. Ngo asohotse akigera hanze, ngo abona umusozi wabo cyangwa umudugudu bari barimo, niko biratubwiye, ugoswe n'amagare n'amafarashi. Ngo asubira mu nzu. Ndayamubwira ngo nubwo ubona hari ibintu bikugose, nubwo ubona hari intambara zikugose, ntabwo zagota icyo Imana yavuze.
ntizabasha gukuraho icyo Imana yagambiriye, ntizabasha kwica umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, ntizabasha kugamburuza icyo Imana yagambiriye. Hari igihe tuba mu isi abantu bakatubona bakashaka gukora ibyo bashaka, bagapanga gukora ibyo biyumvamo, ariko nubwo babipanga icyo Imana yapanze, niyo mpamvu yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngushyiraho kuzaba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Bivuze ngo ikiguteye ubwoba kije cyarakererewe, icyo Imana yavuze nicyo yavuze mbere. Ikiguteye ubwoba no gukibona gishinyitse ntabwo cyabasha kugamburura umugambi w'Imana, kuko icyo Imana yavuze kera nicyo gifite imbaraga kurusha icyo abantu bagambiriye. Imana ishimwe. Icyo Imana yagambiriye kiruta cyane ubureme icyo abantu bagambiriye, kuko bo baje bakererewe, kuko yakumenye mbere y'uko ikurema. Bivuze ngo nubwo abantu nubwo ubona ibintu bigutegereje, nubwo ubona imisozi ari imbere, nubwo ubona inyuma n'iburyo hose ugoswe n'intambara z'ubukene, z'ubukode, z'inzara, z'ugupfusha, z'ubugumba n'ibindi bitandukanye, ariko nagira ngo utangarize ko ntacyo byagutwara, kuko icyo Imana yakumenye mbere y'uko ubaho. Ni ukuvuga ngo icyo Imana yavuze kiruta cyane icyo abantu bavuze. Imana ishimwe. Ngo ahita asubira mu nzu, ngo asubiye mu nzu igihe Elisa abona Gihazi afite ubwoba, atamubwaza tubaye iki Gihazi, aravuga ati wowe uriryamye ntuzi ko byacitse. Nagira ngo utangarize ko nubwo ubona ko byacitse, aho niho Imana iryamye kugira ngo igutabare. Imana ishimwe. Nubwo ubona ko byacitse, aho niho Imana iri kugira ngo bihindure. Nuko ngo Elisa ngo ahita areba gusobanura ngihagaza. Buri hari igihe ushobora kwinjira mu kibazo, umuntu yakubwira ngo ejo niba ari inzara, twese abanyarwanda tuzi inzara, n'abatari abanyarwanda mwese umuntu wese azi inzara kwiryana. Nuko ngo yakubwira ngo ejo uzarya, ubitewe n'ukuntu inzara yakuriye ukabona ari gutera waraza. Elisa nawe yararebye abona nabwira Gihazi ko ejo hari ubundi buzima buzahinduka, abona atabyumva, abona namubwira ko hari ingabo zitugose, abona atabyumva. Arasenga. Imana ishimwe. Atafata umwanzuro, arasenga, aravuga ati Uwiteka ndakwinginze, ariko twasomye, humura amaso y'uyu mugabo areba ingabo zitugose. Nuko impamvu yarabimubwiye, yaravuze ati ngewe mubwiye ngo natwe turagoswe n'izindi ngabo, pari raporo niza amaze kubona. Ni nk'uko umuntu yakubwira ngo uzatabarwa, wareba ukuntu ufite ibibazo ukabona bitazabaho. Na Elisa nawe yaravuze ati nimbwira uyu mugabo ko hari izindi ngabo natwe zitugose, ntabwo abyumva. Reka nsaba Imana ahubwo imukore ku maso abone ingabo zitugose. Ndagusabira Imana muri aya masaha kugira ngo Imana igukore ku maso ubone ingabo zikugose ko ziruta izibikugose, ubone ingabo zikugose zo kugutabara ko ziruta ibikugose. Kubera itagukoze ku maso wabona gupfa kurusha gukira, ariko Imana igukore ku maso ubone gukira kurusha gupfa. Imana ishimwe. Ndafashijwe. Imana ishimwe. Kubera iki Elisa ngo ahita asenga, ngo agisenga ngo Imana ihita ikora ku maso Gihazi, ngo abona ngo noneho bo bagoswe n'ingabo z'amagare n'amafarashi by'umuriro, apana iby'ibindi bya feke, abona iby'umuriro. Nuko ngo Elisa ngo ahita amubwira ati dusohoke rero. Imana ishimwe. Buri hari ahantu kirere twinjiramo ukabwira umuntu kuzatabarwa cyangwa kutabawe, nta soni nta bwoba. Kubera iki? Ubu umaze kubonana n'Imana, ubuzi Imana yagukuye ahashize. Ubundi Satani nashaka kukubwira ko upfuye, ujye usubiza amaso inyuma, ureba aho wavuye, ureba aho Imana yakuvanye. Ndashimira leta y'igihugu cyacu yageze ikoresha ijambo mu gihe cyo kwibuka rifite umutwe mu mwaka wa 2015 yavuga ngo kwibuka ariko twiyubaka. Bifushatse kuvuga iki? Buriya yo wibutse iby'Imana yakoze, aho harimo inyinshi ikomeye. Ntabwo wagira ubwoba bw'ibyiri imbere yawe, ntabwo wagira ubwoba bw'ibimakuba ari imbere yawe, kuko uba wibutse aho yakuvanye, bigatuma ubona ko n'ahari imbere hakomeye uzahanyura mu izina rya Yesu. Nuko ngo Elisa ahitamo asohoka kuri 18 tutasomye, hari ijambo rihita rivuga ngo nimuzi imbere nge kubabereka. Imana ishimwe ko Elisa yasohotse agahita huma amaso. Ubundi hari ibintu dukwiye guhuma amaso, hari ibintu nsabye ngo bihumwe amaso ku buzima bwawe. Ibitagomba kukureba ntibizongere kukureba, ibitagomba kukumva ntibizongere kukumva mu izina rya Yesu, ibitagomba kukumenya ntibizongere kukumenya. Ngo nuko Elisa arasohoka, kandi ariwe baje gushaka banamuzi, ahita avuga ngo Uwiteka huma abagabo amaso. Mpumya amaso ibyari bikurunguruka, haba ubukene bukumazeho igihe, haba ubugumba bukumazeho igihe, haba intambara zikumazeho igihe, haba imisozi, haba ingoza urugo rwawe ubona rutahagaze neza, ibyatumaga rudahagarara amaso neza, mbihumya amaso mu izina rya Yesu. Ibyatuma umuryango wawe utamererwa neza, mbihumya amaso mu izina rya Yesu. Ibyatumaga ubuhora mu musozi udahinduka, mbihumya amaso. Ngo nuko Elisa atavuga ngo muze nge kubereka ahari. Hari ijambo rikomeye
biratangaje ko namwaje kureba umuntu mumushaka yabagera imbere. Hari ijambo ryiza yababwiye ngo iyi si yo nzira sinawo mudugudu, muze ahubwo nje kubereka. Ngihagazaho ndagira ngo ntangarize amakuba n'ibyago byari ku buzima bwawe, kwiya atari yo nzira atari nawo mudugudu. Ndagira ngo ntangarize ibyago n'amakuba byashaka guhagurukira igihugu cyacu cy'u Rwanda, kwiya atari yo nzira atari nawo mudugudu. Ndagira ngo ntangarize ibyago byashaka guhagurukira sosiyete nyarwanda yari yose, kwiya atari yo nzira atari nawo mudugudu. Ndagira ngo ntangarize ibyago n'amakuba byashaka guhagurukira abantu b'Imana, kwiya atari yo nzira atari nawo mudugudu, kuko iyo twavuganye ikomeye cyane kuruta Imana ishimwe. Ibyo ngibyo bitukugarije. Aravuga ngo isi yo nzira sinawo mudugudu. Mu magambo make yarabahumye amaso. Aravuga ngo nimujye imbere muze munkurikire nje kubereka uwo mushaka Elisa ahari, kandi niwe Elisa bashakaga. Ubu rero mu izina rya Yesu duteye ubuhumyi, ubukene ku banyarwanda, duteye ubuhumyi ku bakobwa n'abagabo n'abagore bo mu Rwanda ibyabiri bakanure bishaka kubakura mu murongo, abantu badashaka, abantu bari barakijijwe bakaba bumva babivamo. Duteye ubuhumyi byakabakuye mu gakiza mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dukomere dushikamye dushize amana. Kweli nasomye ijambo rirambwira ngo hamwe n'ibitugerageza Imana ibasha kuducira kandi. Ndongera nsoma ijambo rimbwira ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro none aha ndahagurutse kize mu mahoro aho bacurira inguni. Ndagira ngo utangarize ko Imana nubwo ubona hari ibyago, nubwo ubona hari intambara, nubwo ubona hari imisozi, nubwo ubona hari amakuba, ihagurukiye gushyira mu mahoro, ihagurukiye gutabara, ihagurukiye kurengera, ihagurukiye guca inzira ku bitari bifite inzira. Imana ishimwe. Narimbaza ni ijambo rikomeye. Dukomeje izo nkuru ngo yarajyanye Elisa mpaka bagejeje Samariya, umwami atavuga ngo tubice. Elisa aravuga ati reka abantu tubafashe mateke nta mbunda nta ki tubice, ahubwo reka tubagaburire mu batekere warye. Ubundi umuntu w'Imana ntagambirira nabi, umuntu w'Imana agira urukundo. Y'umwanze waragukunda, yumubwiye nabi wakubwira neza, yumuriganyije warakubabarira. Umuntu w'Imana afite itandukaniro n'abisi. Muze tuba abantu b'Imana ku buryo abatureba batubonaho Imana, ku buryo abatureba batubona mu Imana, ku buryo abatureba batubonamo Yesu, ku buryo abatureba batubonamo ubuhamya bwiza. Bana kuba abagabo bisi kandi tugashana no kuba mu Mana. Duhamye Imana dusa nayo, duhamye Imana dukora nk'ibyo ikora, tugenda nk'uko igenda, niho tubazatureba bakavanga aba n'abana b'Imana. Ndabashimiye ngo umwami ngo amubwiye gutyo ngo barabagaburira bararya baraneze ngo kuva icyo gihe kugeza na bugingo n'ubu ntabwo Abasiriya barongera gutinyuka gutera ubwoko bw'Isiraheli. Kubera iki? Babonye ko bafite Imana. Ndagira ngo ntangarize ibyari bikugoye ko atari yo nzira atari wo mudugudu, nibive mu buzima bwawe, ibyakubuzaga ibyishimo, ibisenya ingo nibive mu ngo z'abanyarwanda, ibituma abantu badakundana nibive mu banyarwanda, ibituma abantu badahuza nibive mu banyarwanda mu izina rya Yesu. Dutangarije shitani n'abadayimoni n'isi n'umubiri ko atari yo nzira atari nawo mudugudu. Ndabashimiye. Twari turi kuri Shaka Imana TV kugira ngo ijambo tuvuganire ribafashe nanjye rimfashe, kandi mujye mwibuka gukora subscribe, mwibuka gusharinga, mwibuka no gukora na comment kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku bantu benshi ribafashe mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana yacu, ufite imbaraga, ubutwari n'ubushobozi. Ijambo tuvuze ni iryawe, rikariza aho rizagera hose mu isi yose, rizagira umumaro, ahandi rizakura abantu mu bwigunge no mu bwihebe, rizareme bitari biremye mu izina rya Yesu. Amen. Ikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Yewe nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Oh, amahema yawe Mana ni meza. Amahema yawe Mana ni meza. Amahema yawe Mana ni meza. Amahema yawe. Amahema yawe Mana ni meza. Nukuri amahema yawe Mana ni meza. Oh, amahema yawe Mana ni meza. Nukuri amahema yawe Mana ni meza. Amahema yawe Mana ni meza. Nukuri amahema yawe Mana ni meza. Amahema yawe. Nukuri amahema y'Imana.